hari ukuntu abantu bakunda kuvuga ngo bakora fucking job. Ako kantu wowe ukumva ute ko kuvuga ibintu bijyanye na fucking job? Ese wowe fucking job kuri wowe ni igiki? Welcome back to my YouTube channel with the sisters. Twagarutse rero. Mbere ya byose rero turabashimiye cyane urukundo mwatweretse. Mwatweretse urukundo mutwereka ko turi kumwe. Nshimiye by'umwihariko abamaze gukora subscribe. Hari abakoze share benshi cyane and likes. Twabibonye na likes nyinshi cyane. Imana ibaho umugisha, turabashimiye kandi ntago natwe tuzabatenguha. Yes. Rero uyu munsi tubafitiye ikiganiro cyiza kuba nkuko mubibona, ntago ndi njyenyine. We are the sisters. Uyu munsi umutumirwa w'uyu munsi tugiye kuganira muri rusange ku bijyanye n'ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Abantu baba bari mu myiteguro yo kuza muri Canada cyangwa se abantu bari mu Rwanda bakunda kwibaza ngo ese ni gute umuntu abona akazi muri Canada akihagera? Ese umuntu ashobora gukora iki? Ese birashoboka ko nakomeza gukora ibyo nakoraga cyangwa birashoboka ko nabona akazi nkunze? Ibyo bintu rero nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Vuga specifically ngo akazi ubona nakangaka obligatoirement, ahubwo nawe biterwa nawe, kuko tuza turi abantu bagiye batandukanye. Ushobora kuza hano warize, ushobora kuza hano utarize, ushobora kuza hano uvuga indimi runaka, ushobora kuza nta ndimi uvuga. Ibyo byose bikubiye mu kintu gituma ushobora kubona akazi runaka, ndetse n'akazi ushobora kubona the first Canadian job. Nuko nasubiza ikibazo. Murakoze. Okay, urakoze cyane, ubisobanuye neza. Biterwa n'icyo ushaka kandi n'icyo ufite. Yes. Ubwo byumvikane ko nta gucika intege kumenya ngo ese nshoboye iki muri make. Yes. Urakoze cyane rero kubisobanuro duhaye. Ikindi kibazo abantu bakunda kubaza, nakubaza ikindi kibazo kibaza iki abantu ari ukuntu wumva abantu benshi bavuga ngo bakora akazi batishimiye. Ubyumva ute iyo umuntu akubwira ngo nkora akazi ntishimiye? Cyane cyane ubwo ndi kuvuga abantu turi hano muri Canada. Uko mbyumva nibyo koko icyo kibazo kijya kibaho, ariko no mu buzima busanzwe ibyo bintu ni ibintu navuga ngo bisanzwe. Ushobora kuba none uri kuri nivo runaka wumva wowe utishimiye, wumva wifuza kuzagira aho ugera. Igituma utishimye nuko hari aho wifuza kugera utari wagera. Tuvuge rero urugero, ugeze mu gihugu gishyashya kivugwa indimi, wenda ibintu byose bishyashya, ubuzima ibintu byose biba ari bishya. Abo muhura nabo. Yes. So rero kuba wakora akazi utishimiye ntabwo ari ikintu gitangaje, ariko ahubwo ako kazi niba wumva utakishimiye, ufite izihe ngamba zo kugira ngo wikure muri ako kazi? Kuko ukigera aha ushobora gufata akazi kuko ari kubonye, ariko ariko wowe wifuza, atari ko kazi k'inzozi zawe. Nkuko twese muri rusange tugira aho dutangirira, n'umwana atangira akamba akazagera aho agenda. So rero iyo uri umuntu ufite plan y'ubuzima, uvuga uti ndifuza kuva kuri etape nkagera kuri iyi, ni ibintu bishoboka cyane ko wakora akazi utishimiye, ariko ukagakora uri menge, niko navuga, uri kwitegura, ufite izo ngamba zawe mu mutima, intego n'uburyo ugenda ubikora etape par etape kugira ngo uzagere aho wifuza kugera. Ndumva aricyo nabisobanuraho. Urakoze cyane, ibisobanuro byiza, kuko nta kazi kabi kabaho as long as kagutunze. Kuko impamvu ndi kubitsindagira ni uko abantu benshi bakunda kuvuga ngo abantu bakora akazi kabi batishimiye. Ubwo niyo mpamvu nicyo cyicyo kibazo, akazi umuntu akora atishimiye nicyo twabazaga. Muri rusange rero nta kazi kabi kabaho, ahubwo ni uburyo wowe ubwawe wowe se ubifata ute, yego, cyangwa urashaka kugera kuki. Yes. Yego. Ubwo rero nihuse nanone nkiri kuri ibyo ngibyo,
kuko ngira ngo tukishyireho umucyo icyo kintu cyo kuvuga ngo akazi. Hari ukuntu abantu bakunda kuvuga ngo bakora fucking job. Ako kantu wowe ukumva ute ko kuvuga ibintu bijyanye na fucking job? Ese wowe fucking job kuri wowe ni iki? Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Ndatekereza ko abantu iyo tuvuye muri Afurika, reka mvuge muri Afurika kuko ariho mva, bitavuze ko hatari n'abandi bava mu bindi bihugu wenda bya Aziya cyangwa iki, hari imyumvire tuba dufite ari nayo nibaza ko ituma tuvuga ko utuza ari fucking job. Tuvuge nk'urugero nk'iwacu mu Rwanda, umuntu ugukorera muri office uwo wita cleaner, umuntu ugukorera isuku, iyo ugeze hano wowe ugasanga nawe ushobora burya aka kazi kugakora, nibwo utangira kuvuga wenda ko ari fucking job. Ariko urebye wenda bitewe n'umushahara kaguha n'ubuzima ububayeho, wenda ako kazi ushobora kuba ugakora, kuri njye ntabwo nabyita fucking job. Dufite ukuntu tubyumva bitewe n'aho duturuka n'uko twamenyereye, ariko mu by'ukuri akazi kaguha umushahara mwiza, uhembwa ku isaha, ukaba ushobora gutunga umuryango wawe, kuri njye nakita akazi k'intangiriro, ariko ntabwo nakita fucking job, kubera ko ni akazi kaba kagutunze, kagutungiye umuryango. So rero aho njyewe nahakosora mvuga nti ntabwo iyo nayita fucking job. Yaba fucking job uri umuntu uri educated, ukaba wari usanzwe ufite akazi keza nko mu Rwanda, noneho ukagakora mu Rwanda, kuko kameme ubuhembwa umushahara mutoya mu Rwanda iwacu ugereranyije. Tuvuga ugiye gukora ako kazi nk'iwacu, nibwo byaba uri kugendera mu bijyanye n'imishahara. Yes. So ako ugakozi wacu ubuhembwa amafaranga makeya, niho nakita fucking. Aho niho nakita fucking. Karaguhemba umushahara muto cyane kandi ufite ubumenyi bunini. Ariko niba uje hano ako kazi ukabugakora, ntabwo nakita fucking job, kuko karaguhemba amafaranga makeya. Nicyo ngiye navuga kuri fucking job. Mbese icyo ukuramo nicyo uha agaciro. Njyewe mpa agaciro icyo ninjije. Yes. Kuko hano bose tubivugishije ukuri, ntago, kuko hano bahemba ku isaha, sibyo? Yes. Nimba wakoze nshobora kuba nakoze ako kazi gakora amasaha menshi kurenza umuntu uri gukora akazi ahembwa menshi, ugasanga atunganyije umushahara. Cyangwa mbese standard z'ubuzima turanganya. Muri make hano niho mbona itandukaniro. Standard y'ubuzima twese ni imwe. Kandi ikindi njyewe nkunda cyane nuko n'umukoresha wawe abaguha agaciro. Mbese uba ufite agaciro kangana n'abandi bose. Departement waba urimo yose, guhera ku muyobozi mukuru kumanura kugeza kuwo hasi, mwese imbere murangana. Yes. Kandi murubahana. Icyo ni ikintu gikomeye nabonye kirimo gitandukanyije cyane n'ubuzima twabayemo. Yes. Muri rusange. Kandi nta guciye mu ijambo, nta muntu n'umwe, nta mukoresha n'umwe ushobora gusuzugura umukozi we hano. Ntibishoboka. Kandiske nk'iwacu bishobora kuba bitewe n'akazi ukora, ugasanga umuntu ugukorera mu biro, ugasanga umukoresha we wenda aramufata ukuntu tutari tugerageze byaba byiza ahubwo bikosotse. Naho hano ho rwose umukozi aba yubashywe, ufite benefits. Aha ngaho uba ufite benefits, ntabwo ari akazi gusa ukora ngo utahe, ahubwo uba ufite na benefits, uba ufite assurance yo kwivurizaho, ukaba ufite amafaranga bagukontribuira pourcentage runaka kuri RSP, ibyo ubwishingizi bw'izabukuru rwose, ukaba ufite sick days wemerewe, ukaba uhembwa. Umukoresha wawe nawe nibyo ufite, mwese murangana. Ako kantu rero gakunda abantu benshi bakunda kukibaza, ubwo bise binyibutsa. Hari umuntu wambajije, okay, turi kuganira n'umuntu uri i Kigali, noneho narindi no ku kazi. Yes. Arambaza ngo ariko ngo niba atari ibanga ukora iki? Ko nari mubwiye ndi ku kazi. Ati niba atari ibanga ukora iki? Ariko urumva ari ukuntu umuntu akubaza ugahita umva ko ari ikintu ari gutekereza. Donc
mbona muburiye igisubizo ndavuga si ngombwa ko njya kudescribinga akazi nkora kandi n'uburyo bimbajije mu si ikibazo mbajije cy'amatsiko urumva ko ushobora kumubwira akumva ko umubeshye ntamubwisha ukuri kuko hari ukuntu abantu bishyizemo nyine ko dukora utuzi tubi ariko ntabwo ari ibyo tubikosore nta muntu hano ukora akazi kabi ikindi nta kazi kabi kabaho nk'uko twabivuze ubwo rero biterwa n'icyo kaguho sinzi ukuntu byanjemo nari nambaye badge mpita mfotora badge ndamwoherereza ifoto donc numvaga ntafite ibisobanuro byo kumwoherereza ifoto noneho hari ukuntu umuntu ubona ko mbese abaye nk'uwikanze ati gusa ibi birashoboka mana yanjye impamvu mbivuze nuko yambwiye ati sinkubeshye nkubwize ukuri nari mbikubajije kuko mu by'ukuri numvishe ko iyo umuntu aje muri Canada ikintu cya mbere abantu ngo bajya gutema ibiti cyangwa se ngo bakajya ngo gukora mu bakecuru n'abasaza ati rero ni urwo rwego nabifatagamo ati nari mbikubaje nzi ko aricyo ugiye kumbwira ese ushaka kutubwira ku rugendo rwawe rw'ubuzima mu bijyanye n'akazi uburyo like mbese mu rugendo rwawe rw'akazi wowe byagenze gute n'iki wabonyemo murakoze njyewe nkigera aha ntabwo nahise njya ku kazi ahubwo nahise njya mu ishuri so nagiye mu ishuri ndiga mu gihe cyo kwiga ubwo kirangiramo n'ibyo kubyara hanyuma njyewe natangiye akazi maze kubyara nyuma umwana agize umwaka maze kubyara urumva ko nafashemo iminsi ntabwo nahise njya mu kazi ako kanya ariko urumva icyo gihe nigaga ngira n'ibyo gutwita nyine ndi no kwiga noneho ubwo narangije kwiga ntegura nyine iby'amaseve n'iki amaresume ubwo rero ariko nagize guidance y'abantu rwose ndanabashimira cyane iyo ntabagira nagize abantu beza mpura nabo iyo ntahura nabo wenda byari no kungora ariko byaramfashije kuko mvuye muri congé de maternité nahise ntangira akazi ngatangira nyine mu byo nifuzaga gukoramo ariko urumva njye byatwaye iminsi kubera izo mpamvu zose zo kujya mu ishuri no kurera umwana abanza kugira umwaka ariko vraiment byagenze neza iryo shuri ryo kuribona bisaba iki ese watunyuriramo muri make murakoze ikibazo cyiza iyo ushaka kujya mu ishuri bitewe n'ikintu ushaka kujya kwiga haba hari requirement z'icyo kintu ushaka kujya kwiga no kuri website y'ishuri baba bavuga ati par exemple niba ugiye kwiga wenda nursing ugomba kuba ufite biology n'iyi chemistry n'iyi math n'iyi donc biterwa n'ikintu ugiye kwiga niyo mpamvu ntavuga ngo bisaba iki kubera ko urumva biterwa na kariyeri ugiyemo ariko mu by'ukuri iyo hanyuma rero iyo basanze tuvuge wenda ndashaka kwiga nursing ariko ntabwo iyo grading ifite bashaka y'izo za biology hari icyo bita upgrading uragenda upgradinga then wamara upgradinga wagera kuri iyo niveau bashaka n'amanota bashaka then ukapplyinga for admission bakakwakira muri universite ukajya kwiga iyo rero ugeze mu ishuri uriga nyine bitewe n'icyo wize iyo urangije kwiga bishobora kwihuta kubona akazi bishobora no gufata iminsi bitewe n'ikintu wize akenshi banasaba experience hari n'igihe basaba iyo experience donc bitewe n'ikintu wize buri muntu wese agira experience itandukanye n'iyundi icyo nicyo nabivugaho je ikintu nakoze ahubwo ni gukora equivalence y'amadiplome ako kantu hari abantu batajya bakamenya nako kandi nako karakora cyangwa license so hari n'ibyo bita unregulated profession ari byo ibyo ngibyo ukora equivalence then degree yawe ikaba recognized tuvuge nk'umuntu wize nka business administration for example uraza rwose ugakora equivalence ukapplyinga akazi nk'uko n'abandi bakapplyinga iyo bamaze hari n'undi wambaye experience yize iby'ubwarimu iyo bamaze kukwaprova yuko uri kuri standard ya Canada aho ngaho wapplyinga akazi nk'uko n'undi wese akapplyinga ntukeneye kujya mu bindi bintu byinshi cyane nicyo nakongeraho ku byo wabivuze ni ngombwa kubisharinga n'abantu kuko ari igihe uba wicaye utazi n'ayo makuru ibintu nakongeraho
hari igihe umuntu akubwira information, twishimira gufasha bagenzi bacu ariko hari igihe tubafasha mu buryo tudasobanukiwe, sometimes ukaba wayobya umuntu. Hari abantu benshi bagiye bahura na information itari ukuri kandi bakayibirivinga, then ugasanga bitumye bataba successful mu kugera hano muri Canada. So rwose hano kuko ibintu byose ufite ahantu runaka wasanga ayo makuru, nasaba buri muntu wese ko niba ugeze aha, yes turahuye, yes nkubwiye ibi n'ibi, ariko nawe shyiraho akawe ujya no kwishakira amakuru kuri terrain. Ndagushimiye cyane. Musozo rero ndongera nshimire mwe mwese mudutega amatwi, mwafashe umwanya wanyu mukaduha agaciro. Mutumirwa wacu uyu munsi murakoze with the sisters nakagaruka. Turi kumwe, mukomeze mutwereke urukundo. Please subscribe, share, like, comment, biduha imbaraga natwe motivation. Yes, Imana ibahe umugisha. Rero nakagaruka with the sisters, turabakunda. Thank you, bye. Bye.